爱considerando essa imaginal Sana sabido vamos na cidade Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana mwebwe bantu munteze amatwi ndetse n'abazantega amatwi. Ikaze nanone hano kwa Mikanya aho tuganira dusangira ubumenyi kandi tugafata icyemezo tugendeye ku bikorwa kandi ibikorwa bitujyana ku bwigenge. Uyu munsi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa Gashyantare umwaka wa 2025 twongeye kwibuka ku nshuro ya 5 umuhanzi Kizito Mihigo wishwe
aguye muri gereza y'u Rwanda aho bagombaga kumurindira umutekano. Ubu ngubu imyaka 5 irashize nta butabera, kandi nanone imyaka 5 irashize Kizito atakiri umwe wonyine, ahubwo ba Kizito barabaye benshi. Rero muri uyu mwaka ubwo u Rwanda cyangwa igihugu cyacu cyangwa akarere kari mu ntambara zitandukanye, kari mu macakubiri cyangwa se mu ntambara z'urudaca kandi zitewe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, nifuje kongera kubibutsa cyangwa kongera kubasangiza cyangwa kubabwira ababyumvishe bwa mbere inzozi zikubiye ziri mu gitabo cya Kizito Mihigo, Rwanda embrasse la réconciliation pour vivre en paix et mourir heureux, cyangwa u Rwanda ruhobeye ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo rubeho mu mahoro cyangwa se rugende rupfe rwishimye. Ubwo rero icyo gitabo yaracyanditse, mushobora kukibona kuri Amazon cyangwa se mukakibona n'ahandi hose kuri internet, ariko nakwifuza kubasangiza igika cya 44 kiri mu gitabo cye kivuga ku nzozi yarose ari muri gereza. Kizito Mihigo aragira ati: inzozi zanjye muri gereza. Inzozi zanjye zatangiye muri gereza mu kwa mbere umwaka wa 2017. Rero arongera akagira ati: tariki ya 24 z'ukwa mbere umwaka wa 2017, icyo gihe hari kuwa gatandatu, bitunguranye yakiriye umushyitsi, komiseri generali wa polisi nationale ariwe Emmanuel Gasana. Ntabwo yari azi ikimuzanye. Ubwo yamusangaga nyine muri iyo biro ya gereza, yamusabye kwicara, aranamufungura cyane, yanga kumuhereza akaboko, ndetse amubwira muri make, amubwira yuko ikimuzanye ari ukugira ngo amuhe ubutumwa bwo kugeza ibukuru. Byaramutunguye rero Kizito, arabanza kumusobanuza, ariko amubwira ngo niba hari ikintu ashaka kugeza ku bayobozi bakuru b'igihugu yakimubwira. Ubwo wenda yavugaga Perezida Kagame. Kizito yamubwiye yuko icyo yifuza cyangwa se agambiriye ari ukugira ngo asohoke muri gereza asa n'ibyangiritse, ndavuga isura ye yangiritse cyangwa ibyo bamuvuzeho bikabije cyangwa bibi byo gusebya igihugu, yongera bigire byiza, isura yongera yigarure kandi yikomereze n'ibikorwa bye byo muri fondasiyo KMF byo kugarura ubumwe n'ubwiyunge. Ubwo rero icyo kiganiro ntabwo aricyo nshaka kwinjiramo cyane, ariko nyuma aravuga ngo nyuma y'uko guhura na Gasana yagize ubwoba bwinshi cyane ko ashobora no kwicwa byihuse cyangwa bya hafi. Kuva muri iryo joro nyine yatangiye kurota. Ubwo bahuye ku itariki 21 z'ukwa mbere umwaka wa 2017, atangira kurota muri iryo joro. Inzozi rero adusangiza za mbere nuko mu kwezi kwa kabiri kwari kuzuye inzozi, nyamara kuva yafungwa ntabwo yarigeze arota. Ariko abanyururu bari bafunganywe bamubwira ko azafungurwa, bashobora kumufungura, barose kandi afungurwa. Umugoroba umwe rero yarose Perezida Kagame. Perezida Kagame yaramwegereye, yaramwihereranye, amubaza utubazo mu ibanga kandi amwongorera mu matwi. Ntago Kizito Mihigo yabashije kumva na kimwe mu byo yamwongoreraga mbere y'uko yicura. Ariko icyo yibuka neza nuko yamubwiye ko azongera agatangira ibikorwa bye, ari byo nyine by'ubumwe n'ubwiyunge byo muri fondasiyo ye. Irindi joro yarose ari ku Gisenyi mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda, iruhande rw'ikiyaga cya Kivu. Icyo gihe ngo yarose imitwe y'indwanyi cyangwa ibyo twita inyeshyamba cyangwa abarebere bafite intwaro bavuye muri Kongo mu gihugu cy'abaturanyi. Ngo yabonye izo nyeshyamba zitambuka ikiyaga
batangira kunyanyagira mu nsisiro zose. Icyo gihe ngo nta musirikare cyangwa umupolisi yabonaga muri uwo muhanda cyangwa se muri ako gace. Yibajije yuko intambara itangiye. Ubwo yasohokaga mu nzu kugira ngo yiruke ahunge uwo mujyi, yahuye n'umukobwa w'umuzungu wicaye iruhande rw'ikiyaga cya Kivu. Icyo gihe yamubajije niba yari icyo yamufasha, ariko ako kanya yahise akanguka. Umunsi ukurikiyeho ubwo yagendaga mu muhanda wakataraboneka ahantu nyine muri Europe, yari ari kumwe n'inshuti y'umunyarwanda. Ubwo icyo gihe yahuye na perezida w'Ubufaransa, icyo gihe yari Hollande Macron, ari gutembera ndetse na delegation ye abari bamuherekeje nyine. Icyo gihe yabajije nyine Kizito Mihigo n'uwo bari bari kumwe niba hari umwe muri bo wize mu Bufaransa. Icyo gihe Kizito Mihigo yamubwiye yishimye ko yize mu ishuri rya Conservatoire ya Paris. Perezida w'Ubufaransa w'icyo gihe nyine François Hollande yagize akanyamuneza neza, ahita yikomereza urugendo inzira ye, n'aba bandi Kizito Mihigo n'umunyarwanda bari barakomeza. Icyo gihe rero Kizito Mihigo yahise akanguka. Nyuma y'ibyumweru bike rero, ku itariki 23 z'ukwa kane umwaka wa 2017, Kizito Mihigo yarose ari guherekeza korali, byandi bavuga kwanima korali mu kiliziya. Icyo gihe bari bafunze nyine. Icyo gihe yari ari gucuranga synthetizer. Nyuma y'indirimbo yakiriye yandi baririmba basaba imbabazi, mbere yo kugera kuri Gloria haza itangazo mu misa rwagati. Icyo gihe itangazo byaje mu misa rwagati bitunguranye ngo intambara iratangiye. Icyo gihe yahise abona abanyururu benshi basohotse mu misa. Nyine ubwo bari basohotse mu misa, njyewe mpita ndyama hasi imbere y'igicaniro cyangwa icyo twita tabernacle. Ako kanya yahise akanguka. Icyo gihe yari nyuma mu 2017 nyine, nyuma y'ibyumweru bike yarose intambara hagati mu misa, abanyururu bafungurwa batoroka cyangwa basohoka mu misa, we yahise aryama imbere ya tabernacle cyangwa y'igicaniro. Ako kanya ahita akanguka. Rero iminsi mike mbere y'amatora ya perezida w'u Rwanda mu 1917, Kizito Mihigo nanone yarose inzozi bavuga ngo ziri bizarre, cyangwa se mu kinyarwanda sinzi ukuntu bavuga inzozi ziterekeranye. Navuga ko wenda ziterekeranye cyangwa inzozi zimeze zihariye. Ubwo yari ari kumwe n'abandi bantu begereye Perezida Kagame bagera ku 10. Icyo gihe ngo bari hanze y'umujyi wa Kigali ahantu nawe atazi. Twari dukoze uruziga nk'urw'abaskuti bari kuri Rassemblement, uruzeru rw'abaskuti. Abazi abaskuti barabyumva. Icyo gihe Perezida Kagame yari ari hagati yabo. Yari yambaye ipantaro ya jeans ndetse yambaye n'ijire ya kwiri y'uruhu y'amaboko magufi. Yari afite umuheto n'imyambi. Yararasaga mu kirere, impfu nyinshi zikanyanyagira zikagwa hasi. Icyo gihe banyanyagiraga hasi impande zose. Impfu tutazi cyangwa Kizito Mihigo atazi iyo impfu zivuye. Ariko uko inzirakarengane iguye, Perezida Kagame nawe agakomereka cyane. Nyuma yo kwica inshuro zigera kuri 3 cyangwa 4, Perezida nawe yahise ajyanwa mu bitaro. Icyo gihe ibikomere byari byamubanye byinshi, bimaze kumurembya cyane. Icyo gihe Kizito Mihigo yahise akanguka. Hano ndumva nakongera nkahasubiramo. Nyuma y'iminsi mike mbere y'amatora nyine 1900,
y'ibihumbi 2017 amatora ya perezida wa repubulika mu Rwanda, Kizito Mihigo yarose inzozi navuga ngo z'akataraboneka. Yari ari kumwe n'abantu inkoramutima za Kagame zigera ku 10, icyo gihe bari bari hanze y'umujyi wa Kigali, ahantu Kizito Mihigo atazi. Perezida Kagame yari hagati y'uruzeru, abandi nabo bazengurutse urwo ruzeru bameze nk'abari kuri rassemblement y'abaskuti. Yari yambaye ijinsi y'ubururu na jire ya kwire y'amaboko magufi. Icyo gihe Kagame we ubwe yari afite umuheto n'imyambi, yari ari kurasa mu kirere, hanyuma yarasa mu kirere impfu zikanyanyagira hasi zivuye impande zose, abantu batazi ahantu zivuye. Ariko uko yarasaga, uko perezida yarasaga, uko inzirakarengane zagwaga hasi, naho na perezida Kagame niko yagendaga acika intege, agira ibikomere byinshi. Nyuma yo kwica inshuro zigira 3 cyangwa 4, perezida nawe yahise ajyanwa mu bitaro, ibikomere bye bitangira kumurembya cyane. Icyo gihe Kizito Mihigo yahise akanguka. Ubwa mbere ndota ifungurwa ryanjye hari mu ijoro ryo kuwa 17 no kuwa 18 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2017. Ubwo yari amaze umwaka arota. Yatangiriye nyagira ngo mu kwa mbere, ukwa kabiri niho inzozi zazuzuye kugera mu kwa 9. Iryo joro mu nzozi, direction ya prison nyine ya Kigali yamubwiye ko agomba guhita ataha ava muri gereza. Ubwo atangira kuzinga ibintu bye, akora varize, abandi banyururu bamusezeraho, ariko yakangutse batari bamuha ayandi mabwiriza. Dore ngayo nguko nicyo kintu nifuzaga kubabwira. Murebye uko igihugu kimeze, uko igihugu kiri kuvugwa mu ruhando mpuzamahanga, ndetse nuko Kagame arimo aritwara muri iyi ntambara. Wenda abazi gusesengura iby'inzozi babihuza n'izi nzozi Kizito yarose. Icyo nababwira nuko iyo Imana yakuremye ikagushyira hano ku isi, iminsi yose ushobora kuhamara cyangwa uzahamara uba ufite icyakuzanye. Icyangombwa ntabwo ari iyi minsi Kizito Mihigo yamaze kuri iyi si cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Afurika n'ahantu yanyuze hose. Icyangombwa nicyo yakoze, yagombaga gukora mu gihe gikwiye. Ubwo rero navuga ngo abantu benshi baravuga ngo nta muhanuzi wabo, cyangwa se bemera umuhanuzi ariko ibyo yahanuye bisohoye. Rero navuga ngo kandi ntago wica intumwa, ubutumwa bwasigaye. Ubutumwa bwa Kizito nyuma y'imyaka 5 bumaze gukwirakwira ahantu hose mu mitima ya benshi. Ushobora kumva ngo wenda yaribagiranye, ariko burya ntago ubutumwa bwe buzahera. Nabashishikariza rero gusoma igitabo cya Kizito, kandi mbemerera yuko umuntu wifuza gusoma kino gitabo cye wenda ashobora kunyandikira nkamuha byibura kopi electronique, nkamushakira kopi electronique ababasha gusoma ururimi rw'Igifaransa. Nicyo kintu wenda nabemerera kano kanya. Ubundi nababwira ngo Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe bantu mwese mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, amateka yo kwicana agomba guhagarara, amateka yo kubura ubutabera agomba guhagarara, amateka yo kurenganya abandi agomba guhagarara. Si ngombwa yuko buri muntu wese uzajya uvuga ibimuri ku mutima cyangwa se itajyanye n'ibyo amatwi y'abategetsi b'abanyagitugu bashaka kumva agomba kwicwa. Icyo nababwira kuri uyu munsi, tumaze imyaka 5 ariko ntabwo Kizito Mihigo ari yabona ubutabera. Nubwo twabonye za mapping report ziryamye mu tubati, cyangwa se ibindi bihano mpuzamahanga bijyamye mu tubati, dukwiye abo bireba bose, numva ko bireba buri munyarwanda wese, gutangira urugendo rwo gushaka ubutabera bwa Kizito Mihigo.
ntabwo bireba abamwe cyangwa abandi. Ubutabera bwa Kizito Mihigo burareba abanyarwanda bose. Kizito nabona ubutabera, buri munyarwanda wese wifuza kuva mu karengane rimwe na rizima agomba kubona ubutabera. Icya kabiri nshaka kwisabira abantu bose banyumva babifitemo uruhare ni ukugira ngo babashe kuzitura cyangwa se kubohora ibihangano bya Kizito kugira ngo bikore ubutumwa. Ntago Kizito Mihigo ubutwari bwe cyangwa se ubutumwa bwe bwakomeza ibihangano bye bikirimo bikiziritse. Ibyo ari byo byose, ibyo amaronko yose yavamo, uko byagenda kose, ubutumwa bwa Kizito bugomba kuza imbere y'abanyarwanda, bakabukoresha, bakabwamamaza kugira ngo n'ubwo butabera buboneke. Mubitekerezeho rero, burya umunyarwanda aravuga ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Icyo dupfana ni Kizito, icyo dupfana n'ubutumwa bwe, icyo dupfana n'ubutabera bwa Kizito, icyo dupfana ni ukugira ngo umunyarwanda atazongera kurenganywa n'umunsi n'umwe, umuco wo kudahana ucike. Rero abantu mwese mwumva mufitemo uruhare, mukora iyo bwabaga. Imyaka 5 irahagije. Iyo ufashe ibihangano bya Kizito ukabibloka, uba ufatanyije n'abamwishe kuzimya ubutabera cyangwa se ubutumwa bwe. Ibyo rero bigomba guhagarara, bitabaye ibyo abenshi bazajya baba ari abafatanyacyaha. Reka mpinire hano mu minota mike nari mbonye. Icyo nabibutsa yuko ni ukongera gusoma ubutumwa Kizito Mihigo yasize yanditse mu gitabo cye, hanyuma mukongera abashobora gusesengura mugasesengura n'izi nzozi ze yarose ari muri gereza mu mwaka wa 2017 kandi tukazihuza n'ibihe tugezemo. Natangiye nibaza se izi nzozi za Kizito zaba zigiye gusohora nyuma y'imyaka 5. Njyewe ntekereza yuko iyo umuhanuzi cyangwa intumwa ivuze byemerwa ari uko bibaye. Ubwo rero sinzi mwebwe icyo mubitekerezaho, ubwo twasangira ibitekerezo. Kandi icy'ingenzi ni uko izina u Rwanda cyangwa abanyarwanda bagomba kwitandukanya n'ibikorwa bibi biri gukorerwa mu Rwanda, biri gukorerwa mu karere, biri gukorerwa muri Afurika byitiriwe abanyarwanda. Bitabaye ibyo ngibyo, izina umunyarwanda rizahinduka igicibwa ku isi yose. Reka nongere mbasezereho mbifuriza amahoro y'Imana. Nakwifuza yuko nanone indirimbo Iteme itubera Bibiliya, itubera dictionnaire cyangwa itubera urwibutso rwa sinyatire ku bantu bose bakunda Kizito. Hano igitero cyane nkunda naho nyine yavuze ngo nzaba igikoresho cy'amahoro y'Imana ku bayemera, aho urwango rwashinze ibirindiro nshyiro y'urukundo. Ni isomo riri muri Bibiliya bivuga ngo wenda gira ikibi usimbuza icyiza, gira icyo ukora kugira ngo ube mu ruhande rw'icyiza mu gihe cyose. Reka rero mbashimire, nizere yuko Kizito Mihigo atabereyeho ubusa, nizere yuko atapfiriye ubusa, nizere ko atagomba kuzima kandi ubutumwa bwe bugomba gusohoza, tukazamwibuka, tukazamuha icyubahiro akwiye. Navuga ngo ingoma ije ibihumbi n'ibihumbi uko abasekuruza bacu bazagenda basimburana. Rero nongera kukwifuriza ngo ntuzasige inkuru mbi imusozi. Reba neza uko uri kubaka ubuzima bwawe, reba neza uko ubuzima bwawe uri kubutondekanya, reba neza n'inkuru bazasiga bakuvuga imusozi. Reka rero abakunzi ba Kizito nongere mbifurize umunsi mwiza. Ntabwo ari umunsi wo kurira, ni umunsi wo gucyura imihigo. Aho ikivi atasize akesheje n'ahanjye nahawe kugira ngo tukese. Reka rero mbasezere mbifurize kugira amahoro y'Imana nakagaruka. Hano hari kwambikanya ku rubuga rw'Inyangamugayo.